bose bashuye cyo bashuye iryo jambo ngareka nkubwire kandi aba batumye ayo magambo abaye se bose badutumye se Masego ko ugurira cancagira we ntazagira nakugurira cancagira wikimbaza noneho ntago roje wikimbaza ntago roje kugikora ibyo bizwi no mwamumbura mwamushegura jye mbavunika cyane mwamumbura abavuze cyo banadindije cyo no kubyita kudindiza sibyo bata nyine umvase Masego wimbaza ibyo bazimana bazimana wibimbaza hongere kubwira byibaze ntago bikureba n'ibindi nawe nibareba nawe ntago nabyibaze kana kandi akayavanaho nabi ubundi akasaga pfuretse kwirata nagapfuretse gakora ayo maso y'icyo mfanako ese imigambi y'abadayimoni yose kwisi hose mu izina rya Yesu habagaye imbaraga z'Imana makome naboroheje haleluya mana ngwese kino kiganiro kugira ngo cyaguke kandi abakire bose bazagubwe neza dusabiye abapingaga imikorere yawe dusabiye abantu bapfobye abandi dusabiye abantu bagiye muri janjagira janja widi hede na va comprendre station de vent j'ai pu des hive j'ai pu here j'ai pu contre vivaya j'ai pu de moi et le on te dire moi je peux essuyer urakoze Yesu amina yego nongeye kubaho ikaze muri iki kiganiro ngiye kugirana na Masegonda ndetse na Kadihira ese Masego umwitande mwita Kadihira inshuti yanyu nkunda ata mikoro neza ariko utayizunguza mutima ukenda mukunda cyane areba neza nuko amhindukana kandi akayavanaho nabi ubundi akasaga pfuretse kwirata nagapfuretse gakora ayo maso y'icyo mfanako nagapfura rwose ese yakuramwe amaso akayereka abo ku ruhande ugasinzira hari ikibazo uko yawe uko nyabonye rega amaso ufite nawe niyo afite amaso ufite oya nagavuga nkangaye okay Masego reba nk'ukuntu areba turebe ahubwo reka mubwiye ngusabe kantu gatoya yego kansabe duhite dukomeza ikiganiro ndashaka kugira ngo umbarize abantu banyamamaje bose yego hari rori bampaye nabonye kuri YouTube birambabaza najye kuri YouTube cyane ndica ndabireba neza kuri televiziyo cyane hari rori bampaye nkasa nayo ireba nabi cyane we kuki wemeye kuyikora ntago uzigiye babikora ibyo n'ubu oya buretse gato kuki wemeye kuyikora kureba nabi se oya iyo rori nagari wowe ariko nyine iyo rori kuki wemeye kuyikora akaba kuyicuza murabihindura abanyamakuru none nigeze inama mfatana n'uwa mubyeyi wacu mama wuhe kwa nabonye nambaye shabarara wuhe se buretse wumve nambaye shabarara shabarara ni iki shabarara ni ukagapira shabarara ntizora rwose nambaye neza nanashokoje kwa kundi nyine sibyo nyine none bose wumve mbona mfashanye nk'iki mu kiganza n'umugore ntabasha kuvuga izina ngiye mu kanwa kanjye uramwanga cyane mwiza barongera banshyira imbere y'umuntu avuga ijambo amaze kuvuga ijambo bankurikizaho usanga tubangikanye kagira inkuru ntabasha no kuba navuga mu izina ni mubise ni mwiza nge namwe nge simwe guhagarara nawe muvuga mu bifu nkarya gafu kayo nkarya kijima none se iyo uzi umudiyapora washatse gusobanura iki ni umuntu uri hanze y'igihugu ariko afite umutima mwiza wo kuba yama umuntu wese ufite umutima mwiza suba hanze aba ari umudiyapora none se umudiyapora ni Kadihubiri sinye ni umudiyapora nyine ubundi wowe uri iki usanzwe uri umukinnyi gusa njyewe njye ni umunyarwanda ndi n'umukinnyi nyine nk'uko bivuze amafilimi ibintu ngiye mfite icyiciro cyo kubwira igihugu Imana aguye kuzajyamo ariko Masego mbere yuko wenda dukomeza ikiganiro yego ndashaka ubanza ugasenga ngasenga tutagira ikiganiro nyine twiganirire urakoze cyane kumbwira gusenga nko kwereka imbwa inyama ubu nyeretse byiza nshakira vuba Uwiteka Imana yo mu ijuru Imana igira neza Imana ifite ubutware n'ububasha n'ubushobozi yitwa ndiho akaramishimwe n'iryawe magaritse imigambi y'abadayimoni yose kwisi hose mu izina rya Yesu habagaye imbaraga z'Imana makome naboroheje
haleluya. Mana nkweretse kino kiganiro kugira ngo cyaguke kandi aho bakire hose bazagubwe neza. Dusabiye abapingaga imikorere yawe, dusabiye abantu bapfobya abandi, dusabiye abantu bagiye muri janja widi hede na za comprendre essentiel de vent. Dusenge abantu bapinze ibyo yatanze kurya no kunywa. Dutayisike mando. Duhamagaye abagabo n'abagore kugira ngo bitabire kino kiganiro kandi bazagubwe bazishime. Uwiteka yuko ari barupinzi n'abarugayi. Imbaraga z'abazima nagurike mu izina rya Yesu. Reka twunguke kandi twaguke Mana mu biganiro. Ngushimiye abanyamakuru badusura isaha ku isaha munota ku munota. Duhagaze imigambi y'ibyubi mu izina rya Yesu. Dusenge ababyeyi batwite, dusenge impinja zivuka, twirukanye uburozi n'uturozi katika jina la Yesu. Mana urakoze kubyumvishe mu izina rya Yesu. Rukundo y'impaya n'inshuti zanjye za kazungu bakorana uwo umugisha mu izina rya Yesu. Nabira bose agira umugisha, aho tekwana n'abandi rwango agira umugisha, kwa Yesu agira umugisha. Batsindashe mu gashyamba ufata amaboko y'umwami wegeze agakoni n'agahiri mu izina rya Yesu. Abantu bahembuke kandi bagarurikirane bakundane mu izina rya Yesu. Urakoze barebye rukundo y'impaya bagiye bagubwa neza Mana urakoze. Amina. Kudasengeye Kadihira namusengeye. Okay. Uhibagiwe ko nitwa JP. JP the Haini. JP the Hive. JP here. JP contre Vevaya. JP de moi. Leon te dire moi JP eswi. Urakoze Yesu. Amina. Yego. Kadihira ndamusengeye musabira. Ndetse mufate ku mutwe umusengere. Haleluya. Komeza kumuza mu rukundo n'ubwenge Mana mu izina rya Yesu. Nazongere kugukanurira. Can you see his, can you see diamond? Can you see we have a hand? The hand is side. Can you see? Umutima wanjye wishimiye kumubona. Umutima wanjye wishimiye kumubona Mana kumurikiye umumugisha. Urakoze cyane. Amina. Kanyusi. Ngo nigakweto kanuka. Hano wabyuye nawe unakavuga giye gutyo. Ngo nigakweto. Masego. No kuri Imana igumugisha. Masegonda rero ubushize duheruka hangaha. Ubwira Kadihira kutwite none nturabyara yarazi kaje guterura umwana. Okay, ni nabyo byari binzanye abantu be ego rata. Urabizi iyo muvuga mutyo nge murusho kumvuna unzanye kumvuna gutese inkwan Kadi inkwan ihirigiye subizi ihirigiye ariko icyo gihe cyararinze narinje zanye igikoma uzakizane gute kandi izo nkuru twakinnye neza twamaze no gusenga reka utegereze iby'Imana izakora ubundi musabye imbabazi kuko inkangi biriho mbamvunika hagati yari cyaciyemo bishaka guca uruhande rumwe no kwivuza ubwo rero ntacyo ndengane hose nanjye bikora bikorwa n'Uwiteka Imana yakoze icyo kintu izagisohoza abavuga baki mu bihorere rwose bakagaruka nikeze iryo jambo turihagarike turisubike mu gihe gikwiye muzabona ishimwe ry'Imana sibyo niko bimeze kibazo gusa abandi wese ngewe dore impamvu ndambiwe urumva oya wicurika mikoro gutyo rero oya wemera ko mfite yerekwa niba wemera ko ndifite wemera ko navuga n'Imana kugira ngo ibimbeho weretswe kibazo isaha ku isaha wemera ko mvuga n'Imana yanjye weretswe iki yavuze rubanda rutaravuga uko nuko kuvuga ngo aguma shenguke none se byibuze okay none ubu ngubu ibyo niwo bikora se cyangwa bikorwa n'Imana Kadihi yegereze bikora ngewe nuko wenda yadayigimye oya wiyikoraho fasha nkwereke oya wiyikuraho uri mukena Kadihira oya ndagakuraho wiga kwave have bose bashugiye cyo bashugiye iyo jambo ngareka nkubwire kandi aba batume ayo magambo abahise bose badutumye se Masego ko ngurira cancagira we ntazagira nakugurira cancagira wikimbaza noneho ntago nojya wikimbaza ntago nojya kugikora ibyo bizwi n'uwita mwamumbura mwamushegura agenda mvunika cyane mwamumbura abavuze cyo no banadindije cyo no kubyita kudindiza sibyo bata nyine umase Masego wimbaza ibyo bazimana bazimana wibimbaza hongere kubwira byibaze ntago bikureba n'ibindi nawe nibareba nawe ntago nabyibaze ngewe ndeba kure subize urakurose uri nyabyo sabonye ko nde hoya ave wikuraho ko kandi kirazira kankureho rata kankureho kirazira kankureho
Kadihira wumvishe ukuntu bigenze amasegonda rero kuki urakaza amasegonda ariko ntabwo mba nabubabaje ni ukubera icyo umurakaza ahubwo nuko ari igihe nk'abanyarwanda nyine njyewe ubwo mperuka ahangaha mperutse mu mezi 5 ashize kandi yari amaze 7 atwite oya wibeshya wibeshya yakubwiye ngo ikibazo wikimubaza none ukomeje kuguhatiriza yakubwiye ngo ukibaze ahubwo tuganire bimeze bite akubwiye ko inkono ihira igihe wikomeza kumubaza ubusa wenda musori wenda ashobora kuba wenda yumva nyine ibyo bintu atari byiza bari nko kumukomeretsa ariko gihangane kandi koko inkono ihira igihe kuki yakubwiye ko inkono ihira igihe ugakomeza guhatiriza oya nuko nyine twari turimo tuganira ahubwo we nuko wenda akoze amakosa yo kuba wenda yahita ahaguruka imbere ya kamera akubura wasanga hari icyo agiye gukora ariko twaganiriza abanyarwanda kuko ariko nyine inkono ihira igihe kandi humura bakomeze bamusengere azibaruka pe yegereze mikoro ariko azibaruka hanyuma rero abantu bari banagukumbuye rega nubwo bugiye yagenda twanaganiriza abantu nta mpamvu yo kugira ngo tuganire imbere yawe hicaye undi muntu amakuru y'iminsi ahubwo amakuru ni meza bimeze neza mu rugo biragenda kandi nkanashima Imana yuko nyihumeka umwuka w'abazima ase ko utari kutwereka hayi popingi As popingi. Hayi popingi. Masego. Okay. Widusakuriza turi gukora ikiganiro. Okay. Widusakuriza. Nimuzongera kumbaza ibyo bintu. Twikomereza kadi. Twikomereza. Yego. Rero ngewe nyine abantu basanzwe bankurikirana yitwa nyine nkora ku ma TikTok. YouTube dore ko hari naga TikTok gashyashya nafunguye kitwa Kadihira original. Yego. Rero ngewe naberetse ama ice popping talent mfite impano. Yego. Ariko najya mbabwire yuko nyine ababibona harabibona bakavuga ati se ko mbona ukanura nabi ukasanga nyine bagiye banansesereza cyane baragusesereza ngo kanura nabi n'ibindi byisho muhiri biki nguru umuhiri sinze nyine ndiwo kandi umwana umeze neza nge meze neza bakubwira ko uri umuhiri abajyaga bambwira nyine yuko nyine nkanura nabi ariko ngewe najya mbabwire yuko ni impano wahawe n'Imana saro ni mu Rwanda ubikora ashwe nuko ko ni impano ni tara ni talented ngo ni talented impano yanjye y'Imana nyine nawe ni Imana ariko nawe urareba rero ugakanga abantu gift of God ayo sikukanga abantu mwa rero bagiye kuri YouTube bandikemo Rukundo Empire cara hasi naribi bagiye kuri Rukundo Empire badushyigikire ariko hari n'akandi kantu shaka kuganira n'abanyarwanda kamwe kuki ari kamwe impamvu ari kamwe karimo ibintu byinshi yego Kadihira ati yabaye ikimenya bose Kadihira arasana nyakwigendera gogogorori yose Kadihira arasanga ndisamo muri Tanzania yego Kadihira ngo yararongoye yego Kadihira ngasa n'abakina muri bijobije baretse nkabihera ukuri kwa nyako twagiye icyambere Kadihira ni umunyarwanda baretse gatoya mbere yuko twigira aho ngaho ndagira ngo ugiye kudukorera inkuru sibyo tugeze muri quartier yego dusanze indaya bamaze kuyifata ku ngufu indaya sifatwa ku ngufu okay indaya bamaze kuryamana umugabo ntiyayishyura ubwo urumva ahubwo okay bamwambuye yego
bamaze kuryamana n'umugabo ntiyamwishyura ugiye kudukorera inkuru nk'umunyamakuru ugeze kuri tera ako kanya usanze indaya bamaze kugira ute kuyifata irimo ivuga yuko banze kuyishyura twagiye uri tayari okay ahubwo ndakoresha akahe karere umurenge akagari n'umudugudu wewe nushaka gukoresha umurenge nari bushaka kuko ni inkuru nyine tugiye guhimba nari yego twagiye okay uri tayari ngewe tayari twagiye okay wiyegereze mikoro ariko unakubitamo high popping talents yego okay twagiye yego uri tayari tayari twagiye okay twagiye akabantu mu basakuza baceceke kabisa mwebwe muceceke murebe gusa twagiye yego amakuru ugiye kubagezaho n'ibikora Imana Veta aka Kadira ufite ice popping talents amakuru yacu reka tere mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Muhanga umurenge wa Jabana akagari ka Jabana umudugudu wa Jabana ahavuga inkuru yuko umuturage cyangwa se umukobwa wari usanzwe akora imirimo yo kwicuruza bizwi nk'uburaya twamusanze aho yari arimo ararira cyane yicaye mu muhanda tumubaza icyamuteye kurira arangije atubwira yuko hari umugabo warayamuguze hanyuma ngo ajye kumuha umupuri bikarangira atamwishyuye ariko nubwo bimeze gutyo uwo mukobwa ntago yatuganirije byose ariko twaganiriye n'uwo musore atubwira yuko bari bavuganye amaturo 3 bikarangira akoze kamwe akayita yinanirwa ariko nubwo bimeze bityo twaganiriye n'abayobozi b'uwo murenge wa Jabana batubwira yuko ibi bagiye kubikurikirana dore yuko n'uyu mukobwa wishoraga mu ngeso mbi z'uburaya afite umwana ngagomba kumutunga akabaho neza yari bikora Imana Veta aka Kadihira mu murenge wa Jabana mu karere ka Muhanga mu karere ka Muhanga yego ariko urabizi ko kugura indaya bitemewe kugura indaya ntabwo ngo bikemewe guteze kugura indaya ni icyaha ntago ari icyaha ni icyaha kandi baragufunga guteze kugura indaya ni icyaha nta muntu wemerewe kugura undi okay n'umuntu ntagurwa undi kuko niwabona icyo uguze umuntu yego ntago abamuguze abaguze ibyishimo by'iminota runaka ntago aba ari umuntu aguze ntaba ari bumutogose cyangwa ngo ajye kumukoresha ibindi bintu abaguze ibyishimo biri muri we ntago abaguze we ntago abaguze umuntu ibyishimo by'iminota yego ukaba umaze kudukorera inkuru rero inkuru irarangiye ayiwe dukore indi nkuru idahuye n'ibyo by'imipuri idahuye n'ibyo by'imipuri nk'iyihe yindi iyo ushaka inkuru iri hafi yawe kabisa ntayo pe okay tuvuge yenda nk'abazunguzayi ba Nyabugogo dukora inkuru noneho bari kubirukana bari kubavanaho bari kubirukana ko batabashaka Nyabugogo okay amakuru kitore mu mujyi wa Kigali cyangwa reka nkwereke inkuru muri gare ya Nyabugogo reka nkwereke inkuru twikorera reka twikorere inkuru twikorera nkwereke inkuru twikorere inkuru ihene umusore yafashe ihene ku ngufu umusore yarongoye ihene twikorere iyo nkuru uri tayari okay umusore warongoye ihene se yakora uko bishaka ahantu ko numva ntarimo ntago urimo ntago ndimo ntago urimo inkuru irakunaniye
biravugwa ko umusore w'imyaka 25 yasanzwe afashe ihene ku ngufu asubwo no gufata ku ngufu ariko bigakekwa yuko yaba yariye ikinini cyongera akanyabugabo umukobwa bari bavuganye bikarangira atamuhaye ibyo bari bavuganye bikarangira afashe ihene aho yari mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana umudugudu wa Nduba Nduba kandi Nduba mu bishimwe yego hanyuma Kadihi karame kuki utiga itangazamakuru ngo ujye urikora biterwa n'ubushobozi wenda bwaba bukeya ariko nge mba numva papa simfite mba numva nakagombye kwiga multimedia ibijyanye n'itangazamakuru mba numva narifiringa cyane mba numva narikunda cyane warikora kubera icyo utarikora n'ubushobozi ariko nzi neza yuko hamwe n'Imana bizakunda yego koko se yego cyizere kirarema wavuye mu ishuri ugeze mu wakangahe sinari ndangije wa gatatu segonderi wavuye mu ugeze mu wa gatatu segonderi uriviramo iki uriviremo iki tewe n'ubushobozi nyine buke ubushobozi buke uhita ubatereka ndivemo kandi ndi kwame ndivemo wavuye muri kamera uhita uvuga tereka ndivemo okay uhita uvuga tereka ngewe ndeke kwiga ubushobozi buragabanutse yego na segonda na Kadira afite imyaka ingahe Kadira se Kadira n'umwana ufite imyaka 26 26 arayifite sindi umwana se ufite 26 ufite 26 yego navutse muri tuke ayiwe ngayiwe kuri umusaza mwana oya ndacyari umwana yesu we cyari umwana uzi ko umuntu wagira ngo afite 15 ntose umundi nyine urumva agiye biterwa n'uburyo uba waravutsemo ariko se urebye nk'uriya wa traininze ankonzara ubona afite nk'imyaka ingahe nawe afite imyaka 24 uriya ni umusaza nabonye ubu bivuze ngo uramuruta none yashatse umugore